Haleluya. Noheli nziza kuri mwese. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kunezererwa. Ariko mbere yuko tunezererwa hamwe muri uyu mwanya Imana duhaye, reka mwinginge ukore mu kiganza cya mugenzi wawe wifurize Noheli nziza kandi n'umwaka mushya muhire wa 2026. Kuko nta bantu bajyana batabanje kumenyana. Rero icyo kintu rwose twumve tubohoze. Amen. Nibwira ko dufite ishimwe rya rusange ndetse bigaragara ko dukwiriye kurishima Imana kubera uyu munsi yaduhaye, kandi yuduhaye twumva imitima yacu nezerewe no kwishima kubw'ubuntu bwawe. Ese ntabwo twaye Imana amashyi kubw'ibyo Imana nishimwe cyane. Nagira ngo kandi nshimire abantu bose bashoboye guterana. Ndabizi ko biba bitoroshye. Harimo abatangiye bavuye hano mu kanya gashize. Ko natekereza ko tuhavuye saa 6 hafi n'igice hafi saa 7. Ndetse nongere nshimire n'abandi baje muri iki gitondo kugira ngo dushobore gushimira hamwe Imana ibahumugishe cyane. Nijoro usiku kuri bene data bari barahangaha twashoboye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya muto Imana yariduhaye, cyane twibuka umunsi wa Noheli, ariko mu ngingo twari dufite cyangwa se icyo twari tugamije kwari kureba mu gihe twizihiza Noheli twibuka aho Imana yadukuye. Imana ishimwe ko yadukuye kure kubw'imbabazi zayo. Amen. Ngira ngo kuba twari turi kumwe twongere dusangize nabo dukomezanije. Twabonye neza ko umwanditsi Yohana mu gice cya mbere umurongo n'ibwira wa 18, chapter 1 verse 18, yerekana neza buryo ki kuva bigaragaye ko hashize igihe kirekire nta muntu n'umwe wigeze kubona Imana, ariko noneho mu gihe cyari gitambutse umwana w'ikinege uri mu gituza cyase Yesu Kristo niwe wayihishuye. Ariyo mpamvu twizihiza kuvuka kwe, reka duheze icyubahiro. Turareba tugasanga neza mu gihe cyatambutse ngo n'abaririmbyi babiririmbe abantu bagenderaga mu gicucu cy'urupfu. Bibaza ko iyo umuntu atekereza ko ashobora gupfa ejo ntashobora kwishima, ntashobora kugira imigambi. Birerekana ko abantu icyo gihe muri icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu nta byiringiro bari bafite, ariko dufite ibyiringiro muri Yesu. Haleluya. Amen. Noneho rero igihe kigeze Yesu aza mu isi. Yemera kwambara akamero k'umuntu, yemera kubana n'abantu, yishyiraho ibyaha byabo. Umunsi wa none
tsikula lero turabohoka ku bwa Yesu tinamasuka chifukwa cha Yesu kumwongera icyubahiro nashimwe ndiye cyane tumulemekeze Yesu Imana nishimwe cyane Mulungu alemekezeke kwambiri aho twabaye nk'abagarukiriza pamene tinalegezera twashoboye kureba buryo ki tinaona mene mu gihe cyo kuvuka kwe pamene Yesu amabadwa hari abantu bamwe bari bagayitse panali anthu ena amene anali onyozeka ntekereza ko batari banazwi hariya i Betelehemu omwe ndikuganiza kuti sankadziwika ku Betelehemu kuko baragiraga amatungo chifukwa anali abusa odyesa ariko ziweto kubw'uko bagize inyota koma ifoti anakhala loludzu bakumva ijwi ribabwira kuvuka kwa Yesu namva liwu lowauza kubadwa kwa Yesu marayika araza arabegera ngelo anawayandikira Yesu ashimwe ese kuri ino heri twari twagira icyifuzo ko marayika yatwegera tifuna ndikuti ngelo atiyandikire na Yesu Yesu nishimwe cyane nono amaze kubegera ena kangelo atawayandikira kuko batari babimenyereye chifukwa choti samazidziwa zinthu zotero amaona kuti ntchito yawo ndikungodyetsa ziweto basi anachita mantha ariko nanone kandi komano marayika arongera aragaruka ngelo anabweranso kachikelo amen ahonga mumve anauza kuti witinya usaope wigira kuti usaope ababwira mugenzi wangu witinya usauza na neba kuti musaope Yesu nashimwe none avuga ngo impamvu mutari butinya neno nauza kuti kuli musaope bazaniye ubutumwa chifukwa ndakubweretserani uthenga wabwino hari umusore umwe yarutse gukurikirana cyane ndinamva za nyamata ulina wake bana yamuhaye ubwenge cyane Mulungu anamudalitsa ndi nzeru iyi dogiteri bitana nauka ndidogorala noneho aravuga tumve rero neno ananena kuti ndashaka kugira abantu inama ndifuna ndilangize anthu nubona ubyutse mukaona kuti mwadzuka ushakishe inkuru yose muziyesesa mupeze nkhani cyane cyane ko ari umupasitori ifoti amene ndi busa yatuma wumva ubohotse mu mutima tinali muzipeza nkhani omwe ingakuthandizeni kuti yatuma mumasuke wumva wishimye mu kuti mutima wawe mumve chimwemwe mtima mwanu aravuga tuzi kugira ngo lero ananena kuti nubyuka mu gitondo taganizani mutati mwadzuka mamawa umuntu aragutelefone ena nkumamva kuti wina wake akuimbirani foni tuwaruzi n'ibindi kumati kodi mukudziwa ati imodoka yakanakiragura galimoto yawo jeni yagwa noneho washira kandi lero pakadusa nthawi akongera akakubwira kudzakuzani ati kuti waruzi ko kanaka imodoka imugonze kodi mwadziwa kuti ujeni galimoto izo yawo nkuru ngizo ngizo nkhani zoterozo ujye uzigi uzipewa ndithu Yesu nashimwe cyane noneho marayika yarababwiye ngo lero ngelo nauza mwegeho mwitinya inuyo musaope kuko mbazaniye inkuru nziza chifukwa ndikubweretsa uthenga wabwino kandi iyi nkuru ndiponso nkhani yomwe ndabweretsa ntabwo ari iyanyu gusa si yaino nokha ahubwo ni inkuru izaba ku bantu bose reka nkhani yomwe izachitike kwa anthu onse kubera iki chifukwa chani abari badafite imana amene analibe mulungu babonye imana amuna mulungu abari badafite ibyiringiro amene analibe chiyembekezo babonye ibyiringiro apeza chiyembekezo abari badafite ejo amene hazaza analibe babonye ejo hazaza apeza mawa wabwino abari badafite imiryango amene bakomokamo analibe babaye abana b'imana akala ishobora byose mulungu wamphamvu zonse bazaniye inkuru nziza ndakubweretserani natwe nkhani reka twishimire iyo nkuru Yesu nziza nisangalala chifukwa cha Yesu nkhani yaje kudukura mu kaga Yesu anabwera kutichotsa mavuto ngira ngo hari nangezaho nsobanura buke nubwo twihutaga ndinafotokozapo pang'ono icyo gihe kigendanye n'igihe cy'umwijima cyari gishize nthawi ya mdima inali tatha kubera Adamu dukomokaho nthawi yatha chifukwa cha Adamu abantu bari batandukanijwe n'Imana anthu sanali limodzi ndi mulungu kandi hari ikintu nshaka kubabwira ndiponso funa ndikuwuzeni china chake gutandukana n'Imana kusiyana ndi mulungu ni nko gupfa kuli ngati kufa ndatanga urugero rw'inyamaswa ndipereke chitsanzo yitwa isamake pali nyama yotchedwa nsomba kuriya isamake nsomba imibereho yayo ni amazi kuti ikhalepo ndikuti madzi basi iri mu mazi nsomba ikakhala madzi ntabwo wakwirirwa wibaza iby'ubuzima bwayo simungafunse kuti moyo wako bwanji ibinezerewe cyane imamva kusangalala Yesu nashimwe cyane Yesu anakasi noneho kandi lero kubera ko iri mu mazi aribwo buzima bwayo chifukwa choti madzi ndi moyo wa nsomba nta kintu biba biyibwiye
makala isa kusama kintu kinachose iyo ivuyemo kuma soba ikamboduluka mazi bakayishira imusozi kungo inga batunda ntabwo wakwirirwa ubaza ngo ese ubu bishobora gupfa sunga ifuse suliko ni banoba utakumalira kufa ifa yake makaudi yafika nako natwe ndemene na feso iyo turi mu mana tigakara mwa Mulungu iyo turi mu mwana tigakara mwa Mbuye haleluya amen tuba dufite ubuzima bwuzuye reka tigakara ndi moyo wonzaza mwidi Imana nishimwe runganekeze bamaze gutandukana n'Imana hata siyana n'Imana kwa toyada ipano bantu yabiga mu itagireka icyo yavuze kuti Mulungu sama siya chimene adachi yankula Mari shimwe baririmbyi amina igireka icyo yavuze mu gice mo kabiri Mulungu sama dubisa chimene anachiyamba ndana jakula ntawi yoyikika natwe tubona ubwiza bw'Imana ifeso tunaona bwino bwa Kristo Yesu kifacha Yesu Kristo Imana nishimwe Mulungu alimegeze ndabizi ko abantu bamwe bananiwe ndikuzoa kuti antwena ntabwo nibuze gukoresha umwanya muremure cyane sidikulisa chilo nthawi yayitali nagira ngo noneho duse n'amazi gato tsopano tigwere pang'ono turebe Yesu amaze kuvukira i Betelehemu tubone Yesu atabadwira ku Betelehemu ari abungere baraza baramuramya ya busa kugesa mu byajanabera namulambira ndetse n'abanyabwenge bigaragara ko baje kumureba ni anzelu anabera kuzamubona ariko noneho reka turebe amaze kuvuka kumano tiwone ndashaka atabara kugira ngo tuganire mu mwanya muto ibintu bibiri gusa ndifuna tugeze bafundo zibiri zoka kandi dukurikije abantu babiri tikuona zantu hawiriso ku bintu byababayeho mu gihe Kristo yari amaze kuvuka zintu zimene zidabachitikira pamene Kristo urabona ko turagaragara ko tugiye kurangiza umwaka siboneka kuti tili pa mabendo achaka hari igihe kigera abakristo tugahuzagurika pena nthawi mafika Kristo timasowa ntengogwira tugasa naho tudafite aho dushingiye timakangari tilibe maziko ariko twegamiye umugabo ukomeye koma maziko athu ni Kristo ariyo mpamvu ni chifukwa chake naraye mbwiye abantu nawo zanthu usiku ko Noheli kuti Christmas ni ibyiringiro by'abize ni chiyembekezo cha anthu kugira ngo mbwire mugenzi wawe Noheli ni ibyiringiro awuzana neighbor kuti Christmas ni chiyembekezo cha kutumika Yesu nashimwe cyane Yesu alemekezeke bize Noheli ni ibyiringiro by'abize Christmas ni chiyembekezo cha kutumika sibyo pastor Imana ishimwe cyane sibyo wamarimu Noheli ni ibyiringiro by'abize reka tubone Christmas ni chiyembekezo cha kutumika amina ndagira ngo dusome amagambo y'Imana tsopano tiwerenge mawu a Mulungu adufasha nk'uko nari maze kubivuga mawu amene alithandizire ndetse tuze kubona n'uburyo bwo gusenga tipezenso njira yoti tipemphere kubera ko ndabizi harimo abateguye agafanga nijoro batigeze babona uko bakanywa chifukwa ndikudziwa ena akonza zoti adye amwe kumasana abandi nabo bakeneye no kwicarana n'imiryango yabo ena afuna kuombera limodzi ndi mabanja awo najyaga gusaba ko tutabatinza hanyuma tuze kubona uko tuzakomeza n'amateraniro ataha ndifuna ulengisa kujembetseri ayi hamwe n'iyo ntego twaraye dufite nijoro pamodzi ndicholinga chimene tinali nacho usiku ndagira ngo dukomerezeho tipitirize tsopano ku bintu bibiri nifuje ko tuza kuvugaho pa zinthu ziwiri zimene ndafuna kuti tiyankhuleko icya mbere choyamba Noheli ikwiriye kutwibutsa gutegereza Imana tutarambiwe Christmas ikwena kutikumbutsa kudikira Mulungu osatopa icya kabiri chachiwiri Noheli Christmas ikwiriye kutwibutsa ikwena kutikumbutsa kwihanganira mu Mana kupirira mwa Mulungu tutacitse intege osafuoka Yesu ashimwe Yesu alemekeze sabe badusomere tiwerenge cyakora nabonye uyu musore arimo kwihuta nabishimiye cyane na mbere data kimwendo kubera ko nabonye ko Imana yaraduhaye umugisha nawe nijoro niko yageragezaga ikasome muri iki kirimi hanyuma uze kugerageza gusemura tizira ntawuzira turasoma ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka utenga bwino mungana lemera Luka hanyuma dusome ibice byaho ni bibiri chapter 2 turahera ku murongo wa 21 verse 21 hanyuma turakomeza n'amagambo agaragara ko ari maremare limau otalikirako gitu nayo mpamvu natekereje ko mwene data ari busemure kujya gufika twari igihe cyayo
ibice 2:21. Luka chapter 2 kuyambira verse 21. Hanyuma noneho turarangiza n'umurongo wa 38 pagana verse 38. Twese twahageze. Yesu nashimwe cyane. Niba twahageze reka dusome ijambo ry'Imana. Nuko iminsi 8 ishize arakebwa bamwita Yesu, rya zina ryari ryavuzwe na marayika nyina atarasama inda ye. Iminsi yo kwezwa kwabo ishize, bakurikije amategeko ya Mose, bamujyana i Yerusalemu ngo bamumurikire umwami Imana. Nk'uko byanditswe mu mategeko y'umwami ngo umuhungu wese w'uburiza azitwa uwera k'Uwiteka. Batamba n'igitambo nk'uko byavuzwe mu mategeko y'umwami ngo intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2. I Yerusalemu hari umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugeze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwa Isirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simiyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, bamwe babyuke abe n'ikimenyetso kigirwa impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7 yonyine. Noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Umva icyamushoboje. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo niyo nashimye ko tuganira. Awandema wamenenda funa gutijezemo. Dukore ikije byo twaraye tuganire nijoro. Malinga ndizimene ndagezamo usiku. Ndetse no kubona uburyo bwo gusenga. Kutitibeze sokiro tibendere. Noheli, Christmas. Nkuko na bibabwiye tugitangira. Onganda mfuragali kwa yamba. Ubundi uretse wenda abashobora kuyiyitirira. Ena amata kuzichamaina mukuzanya Christmas. Ni abantu bize. Mano Christmas yanho kurubirira. Yesu nashimwe. Yesu arabizenge. Bagomba kuba mu mwanya. Amene amaina ukarama. Bakicara bamwumve. Maganiza kuti. Nubwo dushonje. Inga kale trindira. Ariko dushonje duhishiwe. Uma kinaja gitanisi. Kuko dufite Noheli yacu. Ifata ni Christmas yatu. Amina. Amen. Bana nishimye cyane. Urumbaremekezeke kwambi. Noneho nkaba narebye buryo ki dufite icyerekezo cyo gukomeza gusenga Imana. Rero ndabona mene turindi direction y'ihera. Nubwo hashize imyaka 2000 Yesu aje mu isi hano. Ega kare banutsa zaka zo bose 2000 Yesu arabera bazimu. Bagasa naho babiranga. Dena antu amadupa. Bagize gute? Shobora
kubirambirwa bitewe n'ubuzima urimo mukoza kuroba nazo ifaja moyo n'umugudutsa ushobora kubirambirwa bitewe n'aho uri mukoza kuroba nazo ifaja kumene mugwezekera yo mpamvu wabonyemo muri 2023 ifaja ke mu cyaka cya 2023 wabikurikiraga kubera ko ibintu biri kugenda neza amene amatsatira zimene zifaje oti zino zumwendera hari igihe haza umunzani ben na scale imata kufika ndito hazije nuko abantu bahagararaho eno abantu bagayima paskelo iyo batibutse Noheli ya ngati sakumbukira Christmas ya buryo ki ibatera ibyiringiro mene Christmas ma batse komeza gushaka Imana cyumfuna be Mulungu benshi barabiga ambiri amasia turimo turatangira umwaka tukufuna tiambe cyaka agabugire mugenzi wawe utikomera mu Mana auze ni aneba kutirimika ni Mulungu Yesu nashimwe cyane Yesu alegezeke noneho tubano Yesu arafutse Bethlehem Yesu wababa ku Bethlehem abungeri baramubonye abusa anamuona noneho ni nkuru zirumvikana kandi inafaraso bose ariko noneho hari imihango yagombaga gukorwa kumano panali miyambo yo mwimana kuchitika kugira ngo ku bantu bakunda gusoma Bibiliya kwantu hamene magonda welenga Bible yo usoma igice cya 12 kama welenga chapter 12 cyo mu gitabo cyo kuva book la Exodus ubona Abisirayeli mu ijoro bagombaga kuva mu gihugu cya Egiputa Israeli usiku mamaendeleo kuturuka mu gihugu la Egiputa Imana yababwiye Mulungu nawo zo zintu zina zake kuri hari ikintu ushaka kubabwira ufuna bibuze hari ibintu bimwe Imana itubwira bari zintu zimene Mulungu amatuza bikaba bisa naho muri rusange ushobora gusa naho utuza kena kubena amatakundi ariko hari n'ibindi kuma bari zintu zina bigaragara yuko atari amahitamo zimene zimabwera kubona kuti palibe kusanka palibe chisanko Yesu nashimwe gukizwa ntabwo ari amahitamo ngati kulandira chipulumutso sizoenda kusanka uri kutafuna nditha kupanga kapena ayi kugira kugeza tukukizwa n'itegeko auze nanenga kuti kulandira chipulumutso ndi lamulo ntabwo twaje hano uyu munsi ni kuwa kane tubimvikana lero ndi lachinayi undi kuwa kane imirimo yakomeye cyane lachinayi ni tsiku la ubwonko bwahindutse tumera nk'aho ari ku cyumweru kumano tukanganisana twaje kubera Yesu nakwenda kifanya Yesu gukizwa rero ntabwo ari amahitamo ahubwo ni ibyo ngomba gukora nawe ukabikora izoenera kuti inu ndine tibanje Imana rero none irababwira tumvere neno Mulungu nawuza kuti muvuye kwa Farao machuka kwa Farao ibibazo mwahuriyeho nabyo ukutsiyo mavura mene munakumana na mbere nubwo musohotse tsopano mubeza usiku wamalizawo bene data habari tujya twibuka ijoro twavuye muri Egiputa tizikumbukira usiku umwe tunatuka muri Egiputa igihe yavuze ngo byose birarangiye pamene nanena kuti zose zatha abafite ikibazo cyane ngati munthu sakumbukira pamene kudula bategeka Mulungu analamulira ngo bigaragara ko agiye gucumura imbuzi kuti padutsa oyipa ko hari bube ikibazo kuti pakhala vuto ariko kumvira komano kumvera kugira gute bigiye gutabara abantu kumvera kuthandiza kumutsandu ahandi havuga induru kwina kuzimveka phokoso pakhale vuto koma amene amvere ikiganza cy'Uwiteka dzanja la Yehova likhala wathandiza umurimbuzi ntari buhageze wokantha nimuvugire ngo amena ariko tibene kuti amen ishimwe cyane Mulungu alemekezeke tsopano ni ikintu gito ndi chinthu chachikulu Imana yababwiye chimene Mulungu anawuza nk'uko Noheli yacu imeze monga Christmas yathu ili barabwiye ngo mwice umwagazi w'intama ndibwira sinzi umwe mwene data wabivuzeho Mulungu anawuza kuti amaraso yasige ku manizo z'iki nkosakena magazi yake muike pazipata umurimbuzi naza lero wokantha akagera muri iyo kufika nta panyumba kibazo kiri buhari sibadzakhala vuto mutege ugutwi ndaje aho ushaka aho ngaho verani ndithu Yesu nashimwe cyane icyo gihe rero nthawi imeneyo bigaragara ko bakoze icyo Imana yari ibategetse zikuoneka kuti anapanga monga Mulungu awuzira utabona babimenye koma aichi kuti aichipulosana adziwe
Imana dufashe cyane. Mungu alitaniza. Ariko ku nzu z'Abisirayeli. Kuma nyuma ya Israeli. Habonetse iryo tegeko baryemeye. Bali ponse bamenezi na uleke kuyavugiza abamenezi. Abana babo b'imfura. Mulungu anatetezana. Ntacyo babaye reka duhereze icyubahiro. Siri na mbele ya. Birangiye. Zidata. Imana itanga itegeko. Mulungu anapeleka Solomoni. Ihamagara Mose. Namwita na Mose. Iramubwira ngo Mose. Namuze kuri Mose. Abana bose b'imfura. Ana Mose obado weyamba. Ndetse n'inyamaswa zose zibanza. Ndizi nyama zose zobado weyamba. N'ibyanjye. Zose desire. Urumva Imana itangaje. Mulungu ni muda bwite. N'ibyanjye. Zose byanjye. Igihe umwana w'imfura avutse. Mwana weyamba akababa. Agomba kumuza. Agwendera kumweletsa. Bakamweza. Amweletse. Kubera ko ari uwanjye. Akale opatulira ifadi wanga. Aha rero dusomye ijambo ry'Imana. Kameneta welenga mawa Mulungu. Tubonye Yesu nawe avukiye hano mu isi. Taona Yesu akubaga bazima basi. Iyo mihango irakurikizwa. Anapeza bali miyambo yotero. Tubona hari icyo kimenyetso kigendanye no gukebwa. Banali ikizidikiro cya kukurira. Uyu munsi kubwa Yesu kuri twe kugira ngo Imana tureba ataruko dukebwa ku mitima yacu. Kuma masiku ano tubaduliga kigendanye no kumurikwa kw'abana b'imfura. Ediko ndaimena abanga soma bonetsa none rero hari cyakurikiye tubonye. Deno taona kimene kinatsatira. Maria na Yosefu. Maria ndi Yosefu. Bagombaga kujya i Yerusalemu. Amaenera kupita ku Yerusalemu. Bavuye i Yudeya. Kujokera ku Yudeya. Aho Yesu yari yavukiye. Amene Yesu anabadilika. Naho ndeba kubagerageza gucukumbura. Tunaona abantu mena bakaka kufufuka. Hari urugendo nibura rw'ibirometero nk'icumi. Naona kuti pali ulendo bwana 10 kilometers. Yesu nashimye. Nawe yavuze ngo rwose kw'intege nke sana nini kuti nafuka Imana yagize gute yategetse. Ku mativange chimene Yesu nashimye cyane. Noneho deno baragenda bakora urugendo. Anapita pa ulendo. Bageze i Yerusalemu. Atafika ku Yerusalemu. Basanga hari umuntu wumvise ijwi ry'Imana. Anapeza ko umuntu amene adamva. Yarumvise ijwi. Anamvaliu. Yumva iryo jwi. Anamvaliu. Ataribwiwe n'undi muntu. Elimene sana uzimene n'Imana. Koma amacheza aganira n'Imana. Amayankulana ndi Mulungu. Yari yaramubwiye ngo Simiyoni. Wowe. Simiyoni. Ewe Simiyoni. Ntabwo uzigera ujya munsi y'ubutaka. Sutalowa basi bantaka. Utabonye agakiza k'Abisirayeli. Usana kiwone chipulumutso cha Israeli. Buriya nuko bitugora. Bena zima kibuza. Twishiremo amaguru yombi. Bena zima kibuza. Osolowa nini dose. Imakani zose. Ariko n'ahandi hantu hari umwishingizi keretse mu Mana. Koma. Yesu ashimwe cyane. Ibamene pali. Mu Mana hari umwishingizi. Urungeke na mina mabeleka insurance. Uyu musaza. Jimene yana mpasa yarashaje cyane. Anali wachikulire kwa mimi. Nazo baririmbyi babiririmba. Wimba aimba. Mari dufashe. Mungu alitanize. Mari shimwe cyane. Mungu alitanize. Yarashaje cyushuje ibyango. Simiyoni anali wokalamba nditu. Ariko muri uku gusaza. Koma pa ukalamba kwake. Amina. Amen. Kubera ko yumvise ijwi ry'Imana. Chifuka cyoto namvaliula Mulungu. Muri icyo gihe. Hawi mene. Amaze kuba ari Yerusalemu. Pamene anali ku Yerusalemu. Bibiliya yatubwiye ngo yari umuntu wubaha Imana. Bible natuza kuti anali muntu wolemekeza Mulungu. Kuko yari umukiranutsi. Chifuka anali wolungama. Ariko koma muri uko gukiranuka kwe. Bakulungama kwake. Yategerezaga ikintu kimwe ari nacyo navuze. Amadigirira kintu kimotsi. Kitwa ihumure. Marutozegwe. Kichaura chizi na kuoni. Kona alizomye mu kichaura ni matumtuze. Akoze cyane. Amina. Amina. Yarategereje ihumure. Amadigirira marutozegwe. Reka mbabwire. Ndibuze. Buriya mu dufite ihumure. Tita titikale na marutozegwe. Tukaba turifite. Kumakala nawo nditu. Ukaburi fite nanjye nkabadifite. Ukukala nawo nesokala nawo. Nta kintu cyatunyeganyeza. Alibe kibye kingati kwedezi ayi. Uburwayi bwaraza. Matenda akabera. Bwamugeraho urabona iyo umuntu ashaje atangira kuganya ati sinzi niba hazashira no. Ubutso mutakawo kalamba mamba kudandawula kwambiri. Sinzi niba hazashira no kudi kwe. Sindi kutso kuti mwezi wina. Ariko iyo uburwayi bwaza. Kuma matenda akamfikira. Yaravuga gatunza. Simiyoni amati. Ndacyategereje. Ndikudigira. Ntabwo amaso yawe
maso anga yari yabona agakiza ka Isirayeli sanaone chipulumutso cha Israeli aho njare Yesu ndivira kuri bose. Yesu nashimwe. Yesu amegeze. Yesu nashimwe toro ry'Imana. Yesu amegeze. Aho ati aho njare sindivira kuri bose. Bari dufashe. Mulungu alitaniza. Noneho ikintu navuze ari nacyo nabaye mushingaho ibirenge nayo. Jeno kintu kimenda kasikika hapo. Gutegereza kwawe kudigirira kwanu irakurinda. Zima kuteteza. Muntu wina masiku ambuyo tena akristu amata kukhala basi muntu wina mati mulungu akapanda kupanga mmene tikufunira ineyo akapanda kupanga ndikuti basi sadzakhalanso mulungu. Koma nibuze ni Imana mu byishimo, ndi Mulungu mu kisangalalo, ni Imana mu kaga, ndi Mulungu masautso. Kabyutse ikintu ndikumbutse waruzi ko bajya muri Egiputa Imana yari yavuganye na Aburahamu. Ni mugutse kuri kopira ku Egiputa Mulungu anatambula ndi Abraham. Yego ariko bagezeyo koma atafika nakurikiranya amateka ndeba kiriya gihe Mose avuka ndinaona nthaimene ja Mose akubadwa uzi kugira ngo byare nk'abandi taganizani kubereka mwana ngati yena nabonye bamwe iyo yabyara umuhungu bashima cyane ko by'abana bose n'abana ena mwana akaba mamuna amayamika kwambiri koma ana wose chimozimozi ariko noneho koma bari babyaye umuhungu anatabeza mwana wa mamuna noneho Farao yeno Farao yari yavuze ati rero ni havuka umuhungu anatanena kuti kukabadwa mwana wa mamuna ngambere yari yabanje kuvuga ko bazamuniga boyamba natanena zoti azamubwira abakozi ariko bagira umugisha haboneka ababyaza nabo bameze nk'abategereje koma ananja bitsinga nabeza anamwino odigiriraso aravuga bati rero eno anamwino anati kuki twafatanya na Farao chifa cyane litandizane ndi Farao ubuswa arimo gusaziwa ahubwo babona rwose umubyeyi yagiye kubyara kamati nyaboneka gira neza ubyare neza bose bigende neza koma amaesense n'ijuru Imana ikavuga iti Imana ihabwa icyubahiro haleluya Imana ihabwa icyubahiro kubw'aba babyaza kumati Mulungu alimegezeke chifa cyane baje kubabaza rero arabwera kutsafusa ati kuki tubona barimo kurumbuka cyane kodi chifa cyane anthu awa akuchulukana ababyaza batumve abantu bafite imbaraga zidasanzwe anamwino amati anthu awa ngo dufite imbaraga zidasanzwe kubera impamvu z'abadera Mana nishimwe Mulungu alimegezeke barabati iyo tugenda kubageraho amati tikamati tiwayandikire kubyara kale mabeza atabereka kale basi iryo joro naryo riba rirakeye Useka reka duhereze uko agakesha amajoro menshi timuyabenge Yesu ifama magitsi y'umuce Farao Satana agira amayeri menshi Satana alindikira zabiri ibyago bye ntabwo ajyanisha kumavura ake samagonjetsa baje Mulungu alimegezeke ni igitangaza Farao atangira gutekereza Farao anamba kuganiza mbona koko ibyo navuze bidakunda ndikuona kuri zimene ninayankula sisi kuteka Imana iratangaza kuko Mulungu niona bitsa yateguraga umugambi amene amakonza plani yake noneho bazajya babashugunya muri Nile plani yoti adziwadaya madzi musinje noneho bashugunye he mu mazi Imana ishimwe ku isi byose Mulungu alimegezeke kifama tsozo icyo gihe nicyo Mose yavukagamo pamene Mose anabada tsopano bamuhisha amezi angahe anamisa miezi 3 reka mwana nakubwira ngo ukomere wihangane ndiuza tegereze mudigirire upfa kutanyuranya nayo bora musasempane ndizamu abakristo bene data akristo abali upfa kutanyuranya nayo musasempane ndizamu muri ayo mezi atamaze kurambira miezi 3 nibwo Imana yari imisango umukobwa wa Farao ndibamene Mulungu amapeza mwana wa Farao waruzi ko kubera Noheli yacu Imana ibikundisha n'abanzi babo chifa cha Christmas yatu bagitsa ura adani atu atigoni amina nibwo ijwi ryamusangaga ngo ndibamene uri mapeza mukarabira hano mukaneze kalima sabira Mulungu masangalala matsikula mukarabira ku mugezi kubera Mose sabire kusinje Imana irategeka kadushima Imana ko Imana itegeka Mulungu analamula
kugeza ni muri muzi yena atafika kuanza chini cyari kimujyanye siku ntanambira ifaje tujina kwari gutaba kunali mutandiza barishimye cyane ugaregezeke kwa Mose Mose cyacu numva hari naza ku kifanya ntawe bari umurume babashatse umwuka rwose yasunitse ngiye kubona mbona ngo ya mwuka nayo tugomba kumurikura zimoera makaraso cyangwa turenze igihe cyacu siri dusanta amen ariko no kubwaba abantu bagiye bumvira iby'Imana yababwiye kifwa cyane hamene anamvera zimene mungana wawe ubona aho iyi mihango Maria na Yosefu bagomba kuyubahiriza Maria na Yosefu amendera kubanga zemihango imene bibuka Imana yarinze abana b'imfura ba Isirayeli amakumbukira mmene Mulungu anateteza na Uwiteka amakumbukira ariko icyagata kuma cyatatu aricyo yifuza ko tutagombye no kubura ndikimene dukufuna buri tisaiwani bagomba kumujyana mu rusengero amaina mpira nayo kachisi erega mu rusengero ni heza kachisi mwabwije urabona mubona abantu basa naho kwenda igihe kigera bikabura mugamaona kuti pena zikuvuta ariko mu rusengero ni heza kuma kachisi mwabwije Simeoni niyo myaka yose mzanga zose cyari gitambutse cyose nitawe yose mwina dutsayo ababonye atawaona kubwo gutegereza kifo cya kudigirira Bibiliya yambwiye ngo aramutega Bible lanena kuti anamnyamula aterura umwana ananyamula mwana arangije ena akatamaliza arashima anayamika Yesu ni dufite gushima ku bwa Yesu kuyamika kifo cya Yesu arashima anayamika ariko mwana namwe kutambuye ese waruzi ko kuri mukudziwa kubera gutegereza kwacu kifo cya kudigirira mu Mulungu hari n'igihe no gutinya kuva pena manta amajoka sawa ko jambo ryaro ryahishuwe mawa Mulungu kifurutso abanyabwoba n'abatira gute amati amanta abanyabwoba abatize amanta bosakurudirira ntabwo nongera iki byavuze sitiwongezera gusozi Kristo dukwiriye gutinyuka ku bwa Kristo tunyera kusakara ni manta haleluya agira ngatumve ena kanani nakuti ajya mu mwuka analo ano muzimu umwuka niwe wari waramubwiye zimu ndiye mwana mwankula zimenezo yari yagize guteye mwana mwankula avuga Simeoni ena kanamu za muri Simeoni amen amen uriya hakuzapfa suzamalira suzafa kandi noneho kurama kwawe ndiponso kukalavo kwako igitumye bibaho chimene chapangitsa nuko hari agakiza ifori kuli chikumbutso Mana ishimwe cyane mukalegezeke kwambiri noneho kuko bigaragara ko hari uburyo bw'ubumwe bw'icyo yabwiye chifo yuri panali umodzi mwazimana na mwana usiku arangije kenaka aramuterura ananyamula mwana arashima anayamika ntabwo mbizi muri n'ibisanzwe ndi zinthu zoti sitinazolowera abagabo kenshi ntabwo bavuza impundu azibambo samaliza kutungululu ayi buriya ntabwo mbizi mu mico yacu sitikuziwa kuli ariko muchikane abagabo chako bavuze iki koma azibambo samakatungululu ayi Yesu nashimwe katika cyane kumbwera ikintu cyose atari kibi chili chonse kali sichoipa ayikavuza impundu aravuga ati analiza tungululu ndi tunati amina amen abongo mwami anayena noneho kuti ambuye kuko n'umugaragu wawe chifukwa ushatse wasezerana amahoro lolani ndipite nuko mwatende amaso yanjye chifukwa choti arebye masonga agakiza aona amaso yanjye maso abonye umucyo amaso yanjye abonye ibyishimo aona chisangalalo kandi noneho ndiponso ntabwo ari ibyishimo by'abisirayeli si chisangalalo cha n'abanyarwanda bakwiriye kwishima n'abarundi bakwiye kwishima bakanezereza abaceho bakwiye kwishima bakanezerwa abatunguka bakanezererwa kuko amaso yacu chifukwa maso athu abonye Mesiya aona Mesiya amina abonye uwasizwe natwe adusige kulina feso alijosi tuse n'Imana tumere nk'Imana tubone ubwiza bw'Imana tubone gukomera kw'Imana ufite ubwoba bwinshi kodi muli ndi mantha achani cyangwa ntabwo uyitegereje kapena simukudikirira ntabwo ari ugupfa kwizihiza Noheli sikungokombera chabe Christmas ayi twarya ni sawa litakunya inde tukambara ni sawa litakuvala inde naribwiye abakristo buryo kina unye ejo wapakiye amaturora 3 navuze niba udafite akandi gafaranga mu rugo urihemukiye nane nauza akristo kwamutana kujya mu rusengero ugashima umwenda kupita mukachisi kuyamika uti
Imana ishimwe manena kuti Mulungu alemekezeke ko ari umunsi wo kwibuka gucungurwa ndi tsiku lokumbukira ikibazo cy'amatori yuzuye amajuwisi n'amakrete ntekereza ko atari cyo kibazo kumano vulo sikunyamula amajuwisi n'izina agakiza kawe kumano kudigirira chipulumutso mbese turategereje kodi tikudigirirani nababwiye ngo ntabwo mbatindira nanena kuti sindicheka icya kabiri chachiwiri ni ikintu cyitwa kwihangana kupirira kugira gute kupirira abantu benshi anthu ambiri twamusenya ko kwangana kuratunanije timakhala nkachisukuma tikulepera kupirira twateranye uno kwa kwizera hateranya abandi ari navuze ngo nazamu izina rye ariko reka uyu munsi nivuge unaho hateranya abandi tasonkhana kuma machachi mina mwatsonkhanaso anthu enu yaravuze ko nta muha agaciro atashobora ariko uyu munsi reka mbivuge numvise umwuka w'Imana lero ndiyankhuleko kuko kutihangana abakristo bameze nk'abaterekeye chifukwa cha kusapirira akristo ali ngati anthu ariko noheli yacu kuma Christmas yathu dushima Imana ku bwa noheli yacu tiyanike Mulungu chifukwa cha Christmas umwenda ukingirije ahera watabutsemo kangahera chovala chochingirize kuwera chinaduka kawiri sujya kwihangana kiroroshye sizophweka kupirira umuntu umwe munthu wina ngo yarogaga amasamira urabisi ko harimo abantu muri no misi harimo akazi kenshi mudziwa zoti masiku ano pali ntchito nditayenda amasamba ariko kurikirana rimvuze nacyo abantu baterana mu madini abiri mubaturebere ntabwo ari byiza ko bakomeza kuvanga rege bashobora kujya kuzana imyuka mibi muzibitaneza ndityo anthu osonkhana muzilembetso zingapo muziyaona bwino ndityo bora nacyo numvise atari byiza kukirekera aho ngaho sikuti tingozisiyira chonchoya ntabwo ari bakasi mbona harimo n'abarimo gufata ibyo siri kuti ndizachisisi ayi anthu alipo ndithu kupanga rekodiso ari umuntu umwe rero ngo yarogaga munthu wina amasamba mwirushanwa panali mpikisano Yesu nashimwe yesu kuvuga buriya bakoresha imbaraga nyinshi akamasambira amagulisa chiro kubera ko kurangiza iryo rushanwa bagomba kugira icyo bahabwa kumaliza mpikisano maina alandilepo hari abantu bari inyuma yabo babafana mwabonye n'abakinnyi ko bagenda bafite abantu babafana bati komeza nali akamena nali pambuyo pawa mauze kuti ali mugani tabizi natwe abamarayika baradufana ifeso angelo amatisapota Yesu mwisi bafite abafana twebwe ntidufite abadufana ifeso tunawo masapota Yesu nashimwe Yesu nashimwe noneho abinyuma kubera ko noneho bimeze gutyo babafana ngo bashyiremo akabara akumbuye kuti anaye masapota ikintu imbere bajya boga bakakinywa maika boje tumatsogolo akamasambira amasamuze kigeze ntawe irafika ari hafi neza atayandikira nditu bafata ihangana amati tapirirani mwesetseso amali aenda topa goma kuyo ntege zicitse abari ahantu hagize abarimo nabo bakumufata bakamukuramo mpamvu zikatapa makala mpeza nenda kakumupira kugira mucyotsi noneho babandi kura ko yabati ntumuvuga aho tugeze jeno ajifana atauze muri musalele kuri tafika bati bakareba bagasanga arimo kuri iki gikuta kuri umugenzi wacu kuri umuvandimwe wacu amaona kutizi kaliva kwa nakabute naha umani yeo sama takubeni kubitukuko nanone amamenya ndetu nigeze no gaho mu uretse kuna byibagiwe arongera kubitukuko amabigiriza ndetu kusabira antu amati pirira amati yanda topa kena mpamvu zose zinata noneho arangije kena kana mali kuza kusaiza kumukisha cyane fresh bari kumukisha cyane bora cyo mu mutabona ngiye kwanyibona cyane ine ndimaona zintu Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe babonye byanze neza ataona kuti zavuga bakuraho cyaki anachotsa chintu chicha agiye kureba atataone sanga yasigaye nka metero 5 anaona ule panatsala mameters 5 aliruhutsa kenaka iyo ni hanga anatindika na bilira hashiramo kabaraga na no kuhiga somphamvu narindangije inatsala pamoja ariko fupa taharebaga koma ifodi samaona biba ikibazo nakala vudu ababwire rero nduguze kwihangana n'amaso yabize kupirira ndi maso tukaba rero twabonye uyu mubyeyi ndabona sokolo limene ni nawe nakuye iyo ngingo ya kabiri ipamene ndabeza Bibiliya yatubwiye Bible lajuze amaze gushaka atakwatiwa
yamaranye n'umugabo w'imyaka ingahe? Anaka ali muslimu munawageza akaseze. Ariko noneho amara imyaka 84 ari Uma anaza kano zaka 84 ali wa Masihi. Ariko nubwo bimeze bityo Ngakaleza liyonjo aravuga ati hari Noheli ya anane nabo Christmas yake. Ntabireba umubiri. Christmas sibona tu. Ireba ubugingo bwawe. Imaona umoyo wangu. None nubwo bigenze bityo. Sono ngobezi liyonjo. Reka nihanga. Bibiliya Bible iratubwira ngo ikintu cyamushoboje likuduza kuti kimere kinamutaniza kubirira yahoraga muru yahoraga he amabeze gatuza yahoraga amabeze kankachisi icyakabiri cyachiwi nubwo yazagayo ngakara amabwero mene agaseka amabebe Yesu nashimwe cyane nubwo ntarimo kubona neza uko abagiye basobanura bagenda berekana iyo forogozera maoneta ariko buriya mu gusenga kwe kumapa kubepera kwake nababwiye ngo uko turushaho gushaka Imana mene tima bitiriza mufuna mulungu dusa n'Imana tima za kuboneka ariko turushaho kuyihunga kuma mene tima bitiriza kumutwa aho twerekera bamene tikupira kuko hano kuri no si hari abashefu babiri utarebye nabo kuri kirungu Chifwa tindi akula mabwana awili bazikola basi. Abashefu baba. Mabwana awili. Hari umushefu umwe wigira nkaho ari mukuru cyane. Kuli bwana wina mena mazibangisuri ndiye wa mkuru. Nawe wasanze Yesu cyagihe igihe yaravuye mu masengesho y'iminsi 40 n'amajoro. Ana pesa Yesu kuyokera mabempiro amasiku 40 au siku 40. Ibintu simbo hindura amabuye. Hata ndizokega miala isano ebredi. Kandi yagomba kubihinga kuko nima. Amahina kubanga afanye. Arangira ngo gatumbere. Manana kunita mvera. Satani subira inyuma birana ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava he amakaramo uwo rero amene ushobora kumukurikira urebye nawe ngarisusama utoka ariko umushefu ari nawe turimo kwizihiza uyu munsi kuvuga bana we namene tikugondera kuba barateza amaboko hawi zose amakarona baso Yesu nashimwe cyane Yesu ategeze abarushega baremerewe ole mandotolwa muzi nomusebelani niwe wahetse ana jamene anamnyamula hana wakwafanuwe ana wakwafanuwe muri iyi myaka namuze kuti mzakazi hapo wabishobora sunga kwanitse haho wagera sunga fige pale utabonetse imbere yawe ngati isugezeka patsogolo banga Yesu nashimwe amaze kumvira iryo jwi atamva liwi aravuga tumve anane nakuti reka nge mu mwanya tsopano ndifike mutanga ihangane ndipirire muri uku kwihangana kwawe akupirira kwa ile ntabwo Imana yandeka mulungu sanganisiye ira yatubwiye ngo Bible yatubuza kuti mu gihe Mariya na Yosefu amene Mariya na Yosefu bari bazanye umwami Yesu mu rusengero anabweretsa amwe Yesu mukachisi nawe arangije amaso ye arahumuka na Yesu maso yake anatsebuka arareba aravuga ati anaona noneho n'igitangaza anati panopa cyatumye nihangana kimene kinanditaniza ndakibonye Yesu ndakibeza shoboye kubona Kristo ndamuna Kristo umucunguzi w'Abisirayeli kaduha Imana icyubahiro ndashaka kuvuga iki ndurantawuze cyane bana bamwe turangije Noheli nyinshi ndamaliza ama Christmas ambiri abandi wenda ni nkeya namwe bakiri batoya andi ma Christmas ariko ushaka kuvuga ni iki kumajimeni kurantawuze cyane mbese kodi mu ruhande rwawe mbali yangu uracyategereje munigirabe cyo ntabwo ari ikibazo undi muntu wese yakubwira si zimenalizaga nijoro nabivuze dufite muri twe ijwi ridukoreramo cyangwa se amajwi adukoreramo mwayife muri liwe muri magrechyo mwira ngo iki ni kibi ali liwe muri mabuza muri iki cyoyipa akaba n'ibiri kubwira ngo ntacyo bitwara muri sori uri muri mabuza na zibega kuri Noheli pa Christmas ino uracyategereje munigirabe ko Simiyoni yarategereje Simiyoni anagirira amaso ye abona agakiza amaso yake anaona kipurumutso hanyuma cya kabiri cyachiwiri urihanganye kodi uwapirira cyangwa amazi amaze kukunanira kuyoga kabena mukulephera kusambira kubera ko chifukwa kutihangana kwa benshi kusambirira kwa anthu ambiri gutumye ubangitsa badashobora kwisiza Noheli yabo neza kondwele Christmas ariyo mpamvu uyu munsi wa none ifake tsiku la lero icyifuzo nababwira kungo langa meni ngakuze nuko
dukwiriye kubaho ndikuti tikhalepo ariko tuzi neza yuko tikudziwa twacungwe n'umwami Yesu kuti tinapulumutsidwa ndi Ambuye Yesu yadukuye mu ngoyi za Satani anatichosa ariko musiza hari sana icyo adusaba koma amafuna china cha kwa ife kwizihiza kwacu kukondwera kwa ife dukwiriye kumva neza ko tugumye ku rufatiro tikuyenera ira mugenzi wacu tuguma ku rufatiro rw'umwami Yesu auzana nema kuli mukhala pamaziko Ambuye Yesu nashimwe cyane Yesu alekezeke kubw'iyo mpamvu chifukwa chimenecho kuri Noheli pa Christmas mene icyifuzo cyane kumbulanga tegereza agakiza igirani nivo yose waba uriho alevo munga kalepo yose ukomeza utegereza mudigirebe agakiza kacu karatwigereye chipulumutso cyatu kurusha igihe twisebeye kuposa mene tina kubirira amen birashoboka rero nawe ukaba utarizera mwina kutega nyuso simuna kurubiriye umuntu umwe umusore numvise ko avuga ati ntabwo nzabura gusengera umwaka utangira icyo cyaba ari icyaha muntu winanazanira kuri sigiza so kuchalichi pakuyamba kwa chaka ariko ndi mwese yose avuga ati mbere rero namaze kwicisha inda zago byararangiye kuva nagiye ku rusengero ku itariki ya mbere byararangiye narikagiye koma masiku ena mati chifori napezeka kuchalichi ba date ya 1 January basi akavuga ati bifite abo bire masiku ena mati ya basi ndiza antwene ariko dukwiriye kwegera Imana koma tigwenera kumuyandikira Mulungu amen tukayigisha inama tizibeza uphungu kwa Mulungu kubera chifukwa dukwiriye kurindira tigwenera kudikirira agakiza kacu chipulumutso cyatu tukaba mu mwanya tizikhala wo gushaka mu maso y'Imana ofunafuna nkhope ya Mulungu dukwiriye kwihangana tizipirira kugira ngo turusheho kuti tithe gutegereza isaha y'Imana kudikirira nthawi ya Mulungu kandi Imana izakora igitabo ndiponso Mulungu adzachita chodabwitsa kubw'ibyo choncho kugira ngo Noheli tubere nziza kuti Christmas ikhale yabwino kwa ife muri wowe mwa inu ukwiye kwisaka no kureba muyenera kuona kuba mu mbese nararindiriye nk'uko bikwiriye kodi ndinadikirira moyenera mbese narihanganye nk'uko bikwiriye kodi ndinapirira moyenera nurangiza uratanga igisubizo enakamupereka yankho imbere y'Imana patsogolo pa Mulungu bifurije Noheli nziza tufunirane Christmas yabwino umwaka mushya muhire ndi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu 2026 ntabwo twarangiza tudasenze Imana siringa malizi lisana bebele nibwira ko hamwe ndetse no ku cyumweru gitaha tuzaba dutangira umwaka fa wiki ya mawa tizayamba chaka cha tsopano kuvuga ko buri wese aba yumva yifuza amahoro aliyese amafuna mtendere amahoro ku mubiri mtendere kutupi ndetse n'amahoro mu ngo zacu mtendere mabanja matu amahoro mu mibereho yacu mtendere makari amahoro no mu mirimo yacu dukora mtendere muchito zatu ariko hari ijambo nshaka kongera kuvuga ndifuna yakulemawo Yesu yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana Yesu anati twemira mufunifu gukiranuka kwayo ndikulungama kwake ibindi bikurikije zina zotsatira muri aya mahoro dushaka mtendere muri kufuna kandi dukeneye amahoro yo mu mitima yacu tuwatule kufuna mtendere mtima aho yacu utarindiriye pamene siri nadingirire agakiza ngo kabemo kuti chipulumutso dukeneye chikhale gusenga Imana amene atipemphere aho utihanganye amene dukeneye simunapirire gusenga Imana tipemphere ndagira ngo duhaguruke dusenga Imana tsopano maze timtimire umwanya utari mugufi takhala nthawi yayitali twicaye tili chikhalire ariko ndagira ngo dusenge koma tsopano tipemphere buri muntu uwo ari we wese aliyense kuri iyi Noheli pa Christmas lero ufite icyo wabwira Imana chilipo chimene mungamuze Mulungu ndetse kikaba icyifuzo gikomeye ndiponso chimenecho chikhala khumbo kuko Yesu kuti Yesu niwe uduhanagura amarira ndamene niwe amatikuda uduha amaganya yacu ndamene amatsoma mavulato niwe uduha icyerekezo ndamene amatipatsa direction wenda umwaka utangira tuzasengera imibereho yacu n'ubuzima busanzwe chaka chamawa tidzapempherera ariko kuri iyi Noheli komano pa Christmas pene wari ukeneye ivugururwa mu bugingo bwawe kuyenera ndithu kusanutsidwa atsopano moyo mwanu mu gutegereza kwawe pakudikira kwanu ukareba neza muone bwino ese ijwi ry'Imana kuti kodi liwu la Mulungu rirahamanya n'umutima wawe kodi yuko likutsimikiza niriye mtima bya wanu nyabyo kuti nadikira moyenera cyangwa ni mu buryo bw'idini kapena ndi za chipembedzo chake
ijwi rikubaza liulo kufusa ukaganira naryo mwakurena wibaza ngo mbese koko ndihanganye bilirani uri koga neza kodi musabira bwino muraka kiza koga neza kodi mugusabira bwino cyangwa urambiwe kabena mabuba marema ayo duseka Imana ifuna tibebe ari wenda n'abashyitsi baje mwina ariko mubwire gusenga ntabwo ari uguterekera inuso niguze gusenga Imana duhamanya n'imitima yacu tuma bempera yuko Imana twumva tugutse muri mu ukeneye kwandikisha izina ryawe mwenye wakulembetsa zina lanu ayo duseka Imana ifuna tibebe rero hari umuntu umwanya w'umwihariko uvuga ngo iyi Noheli Christmas ndifuza kwiba Noheli nshya mu bugingo bwanjye kandi gufuna uri kare nongere ningire bundi bushya ndidigire somatso pano none ugira icyifuzo cya kabiri mugakare uvuga uti ndifuza kwiba Noheli yanjye gufuna uri Christmas nshoboye kurya iteguye Imana yarinze umubiri wanjye mulungu ariko anatiza ubugingo bwarahangirikiye kumangalire bwagize ikibazo n'urungeka nkeneye kongera gutegereza nihangana ndidigire somo iriya utambuke mungwere wumva yasengerwa ku mwanya w'umwihariko amene akufuna uri abemperere mwabadi kugira ngo urye Noheli nziza wumva umuhunzi kuti pa Christmas mumve kumasuka dusenga Imana tibempere haramutse hari umuntu wese wumva umutima avuga ngo Mana ngati aripo sa naho nyiri igihe mwumva ntategereje neza amene akumva numva nifuza ko gusaba ukangirira neza umunsi wa none sigura rero numve ntagiranye nawe iyi Noheli Yesu avukire mu mutima wawe amene akufuna kuti amendi avuga ubugingo bwawe Yesu ababire mutima mwawe kandi biguhe kwihangana muri gutegeza wihangana akubatse kudigirira hari waba hari kuti alipo wakagera imbere hano tugaseka Imana mutabubera kuti timutanize ndibebe ushobora kuba wumva hari igihe kigera ukumva ucitse intege ena utagiriye nk'uko bikwiriye osadigirira mwene ariko Imana ivugana nawe ngo koma ukwiriye kurinda akayakula nanu kutegereza agakiza kudigirira chipulumutso mukugira aho hari kodi alipo dusenga Imana tibempere twashobora kwereka ibiganza byacu Uwiteka tibazima jatu ngere hari imbere ariko dukeneye kubona amaso y'Imana tira kuona kuve ya Mulungu ntabwo dutinda kubera umwanya wacu sitijedwa ifaja ntawe yatu ereka ikiganza cyawe Yesu muone seo Mulungu mwereke ko wifuza kurindira bikwiriye muzo kuri mugufuna kuko Simiyoni yarigiriye yategereje kandi ukihangana nk'uko Ana nawe yihanganye bose mugeze kubwira mugana na bilira tujye imbere y'Imana ibyo batsugura nasaba Kristo bibya Kristo cyangwa se n'abandi bantu bari gusenga ina mpena minabe ntabwo ukeneye undi muntu wo gusengera si wowe umutima wawe kuma inditi n'urumuri rukumurikira ukwereka neza umubano wawe ubone tsari cyane jano ufitanye n'Imana ndi Mulungu utararindiriye urabizi udategereje urabizi ntabwo twakwirirwa twihangika rwose singa kandi utihangana nabyo bikuyobera nabwo urabizi nganisuma bilira mu buzi wasi seka mu mutima wawe bibere ndagira ngo ntange nk'amasegonda 20 bireke ngadi first seconds buri muntu uwo ari we wese aliyese abwira Imana amuze mu ntiwumve mikoro yanjye hano musamve aho kuganira n'Imana mu mutima wawe mugeze ni mu mutima mwana ubwira Imana uti Mana amuze mu guri ntabwo nkeneye ko Noheli zose zahita sigufuna ntashoboye kumva muri njye ndisanga harimo uburyo bwo kukugundira no kuba hafi yawe hanyuma nurangiza gusenga nanjye ndasenga Imana tujye imbere y'Imana tibebe turagushimiye Yesu sikumwese muri iri teraniro sukamwe tugushimiye ko ari wowe waturanitse zimu mufanye mwatita tugushimiye ko ari wowe uduhaye iyi Noheli ndima mbere mwatsa tugushimiye ko ari wowe uduhaye ubugingo ndina mbere mwatita tugushimiye ko ari wowe utubeshejeho mwana turibe ifajayi igitumye utubeshejeho jowe kubangitsana ni kuti uko ushaka abantu bakwegera kuti kufuna ntogwe bakagusenga bebete bakakugisha inama aveze kumpungwa ibi kandi nawe witeguye kubagira inama musoni gwena kweka mu izina rya Yesu zina Yesu turaha tiripana umutima w'umuntu wese uraha ndima wa muntu aliyese muntu urawuzi mauziwa nta mutima n'umwe utazi alibe ndima umwesi muziwa urayigenzura yose ndima yose maiziwa uzi abategereje umuziwa amene akudigirira bagutegereje bababa nubwo waza ijoro
nubwo waza kuri aya manywa bagusanganira mu bicu abo ngabo urabazi kandi n'abariya nabo bishushanya bakaba badategereje nabo urabasobanukira ariko nyamara dutegereje kurengerwa nawe habona umurengezi dufite dore isi iratwanze handi hantu hariho ho kwihisha Yesu keretse mu mababa yawe ndasenga mu izina rya Yesu kuri iyi Noheli hindura Yesu hindura mwami hindura Yesu hindura data ubugingo bw'abantu bawe handi hariho tubasha gukura ibyiringiro keretse muri wowe gusa mwana urakoze irukanye abadayimoni baca intege yirukanye bica intege iciriho iteka reka iyi Noheli mwana tube basha abagabo babe basha ubugingo bwabo ababyeyi babe basha abasore babe basha turindiriye dore aba basimu batera ibyitwazo baciyeho iteka mu izina rya Yesu reka ukore igitangaza buri muntu wese yumve ijwi ryawe arindiriye kandi yihanganye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera toro ryose tukavuga ngo amen. Bakoze ndagira ngo dusengere abarwayi.